uragira si ngo abantu baricaye mushumba ntago twabicarana reka kandi mu ngeri zose barimo ariko turashimira Imana nubwo yita make amasengesho nubwo yita make ariko sha akora ibintu bikomeye amasengesho ijambo ryarambwiye ngo ntabwo dusenga nk'uko Imana ishaka ngo umwuka wera n'udusengera uko Imana ishaka icyo Imana ishaka ni ukuza hano gusa presence yawe ukereka Imana ko waje gusenga wadidibuza wapfa kuvuga byarambwiye ngo n'amarenga ikiragira yumva amagambo uvuga ugeze mu kibazo agaragaza urwego rw'imbaraga zikuri ngabara butubara gufite rero agatado akagiye kuzima agatara kagiye kuzima imbaraga zaragushiranye kubera ko amasengesho yabaye makeya bivuze iki rero uko uzaba uri mu myaka 10 iri imbere uri kubitegura uyu munsi kuko yayinginze tibigarutse yagiye gusengera mu rusengero ntiyavuga ariko burakeye iravuze ntabwo Imana izava kuko wabishatse izava kuko yabishatse ntabwo Imana ikirigitwa ntabwo ari umwana nkawe Yesaya abwira abahungu ngo mugende mbwira shobuja ngo kuko yayinginze ngo imurengere amaboko ya Senakeribu mubwire shobuja ngo Imana irabyemeye kumurengera hari amakuru mutamenye rero baje biruka Imana iramurengeye databuja yari yihebye hari amakuru udafite Senakeribu yazamukanye ingabo 85,000 ni inzovu 8 n'ibihumbi 5 uko birivuga mu mibare yacu rero ni 85 by'abasirikare batojwe ngo baragiye bagota Yerusalemu bararimbura byarambwiye ngo Senakeribu atwara abaturage 250 abajyana mu Ashuri kugira ngo heze icyacika intege amanika amaboko baramuzenguruka ngo basigaza umudugudu utuwemo n'icicaro cya Hezekiya aya makuru uriyasoma ku murongo wa 34 niho byanditswe bice gice Hezekiya naranga tu vuga ati Imana kuri finali niho ndapfa donc tugomba kwiringira Imana kugeza ku rwego tunapfuye ariko nibiki tugomba gukizwa tukagera ku rwego kuko amagambo uvuga ugeze mu kibazo agaragaza urwego rw'imbaraga zikurimo kandi ntabwo twakwirenganya umuntu avuga amagambo aresha nayo donc imbaraga ufite muri wowe zingana ubundi abahanga baravuze ngo iyi sura mfite ikomoka ku byo nariye mu myaka 10 ishize fa muyumbe ako gasura ufite gakomoka ku byo wariye mu myaka 10 ishize niba ushaka gutegura kuzokomeza kugira isura nk'iyo ntacyo wumvise se tuve mu biryo tujye mu mwuka imbaraga dufite z'umwuka kakanya nizo twasengeye mu myaka 15 ishize ngabara butubara gufite rero agatado akagiye kuzima agatara kagiye kuzima imbaraga zaragushiranye kubera ko amasengesho yabaye makeya bivuze iki rero uko uzaba uri mu myaka 10 iri imbere uri kubitegura uyu munsi bizagezeho uhagaze uzagezeho waraguye ushingiye ku mbaraga ufite uzagezeyo uhagaze kandi uko tukomeza gusatira iminsi iri imbere turasabwa imbaraga zirenze dusaba uyu munsi imbere dukeneye imbaraga nyinshi cyane haleluya Hezekiya nawe rero
yari yateguye umushinga wo komatana nayo. Abati naho ibyago byaza, naho hazi iki, kugeza igihe bamuzengurutse basigaza ahantu inzu atuyemo wenyine. Arangije babwira Hezekiya ngo Imana navuze ngo izakurengera databuja. Ngo izagira ite? Bizakurengera. Bagira ngo araje mu mwuka. Ati barabashutse. Hari ibiri mfite mu rugo itariye. Yarambwiye ngo yari hari imidugudu 46 yose bayiguse, asigaje umudugudu umwe atuyemo. Uwo muntu ariho, ariko akomeza guhamya ko Imana ikomeye. Baramubwira ngo Imana iravuze ngo izakurengera. Ati sha barabashutse, mwe ntimuzijye muvuga ibyo ari byo. Aravuga ngo kano kanya musubireyo. Ako kantu nakaramfashije, musubireyo mumubaze ngo ndemera ko ushoboye byose Mana, ndabyemera ko batuzengurutse, uzantabara unyuzeye, uzantabara ukoresheje iki? Ngo intumwa zisubira kwa Yesaya, ngo ntivuga rimwe, ntivuga kabiri, ngo ivuga inshuro nyinshi. Ngo basubirayo babwira Yesaya ngo rega databuja yavuze ngo bavuze ubuhanuzi, amakuru amaheni make, akeneye andi makuru. Ngo yemera ko Imana ikomeye, yemera ko ishoboye byose, ashingiye ukuntu yazengurutswe. Aravuze ngo iyo Mana izamutabara inyuzeye, aho hantu utahagera. Yesaya arongera ajya mu mwuka, abwira abahaga bati mugende mbwire sobuja ngo iravuze ngo nzamutabara nkoresheje impuha, rumors, nkoresheje impuha z'intambara. Oh haleluya! Nzamutabara nkoresheje impuha, rumors, impuha. Muzabazabaye abasirikare, ije impuha wayishira mu mundu karasa. Byashoboka kigize kugisubiza biranyoroheye, ntaho byashoboka. Ntabwo impuha ari gisasu watera ngo giturike, ntibyashoboka. Imujija impuha si umweru si umukara, ntibifatika. Ariko Imana mwicaye imbere, haleluya, nta kintu na kimwe itakoresha kugira ngo ikugeze ku mugambi wayo. Kandi n'icyuri ki umunsi wa none hari icyo Imana yabanje gukoresha. Nzakoresha impuha ngende Uwiteka. Ayo makuru kuyabwira umwami byarabacanze impuha, ariko baratumika bati mwa Imana iravuze ngo izagutabara ikoresheje impuha z'intambara. Seto Hezekiya tubwo nanapfuye byarangiye. Burya ya Mana yantanze, burya yantanze. Soma icyo gice cyose, ijambo rirambwira ngo muri iryo joro, haleluya, muri iryo joro Yesaya yahanuye ariryamira, Hezekiya arayicaye ategereje yuko umwanzi aramufata wa mikono. Akabona ntibakomanze, akabona ntawinjiye, kumbi marayika w'Uwiteka. Nasomye ijambo rirambwira ngo nuko mw'iryo joro marayika w'Uwiteka ngo amanukira ku mupaka w'ibihugu byombi. Ahageze afite amaguru ndugu yangu, ashoboye gutambikiza kumwe ukajya ku Rusumo, kundi ukagera Rusizi. Arabishoboye. Gusenga nibikunanira, n'ibindi byose bizaza. Hezekiya ntacyo yarazi, ngo bwara mu gicuku nijoro igicuku kinishe, ngo marayika amanuka ku mipaka. Narasomye ijambo rirandyohera, ngo abasirikare basigaye ku burinzi mwashuri kwa Senakeribu. Ka Senakeribu niwe wihagurukiye ari umwami, aza yewe yizingabo zingana gutya nababwiye. Ingabo zasigaye ku cyicaro ku hedikota mwashuri, ngo bari ku burinzi nijoro bumvijwe.
bumva ijwi ribabwira ngo umwami wanyu Senakeribu yagiye gutera i Buyuda kandi ingabo za Etiyopiya namwe zabateye. Ngo ariko hepfo nto byari byo, cyari igihuha, cyari igihuha giturutse ku Mana. Niko byanditswe muri Bibiliya ngo nuko ngo ingabo ziravuga ngo none ko twatewe na Etiyopiya ingabo nyinshi zagiye i Buyuda turabigenza gute? Ngo nuko ingabo zirukanga isanga Senakeribu i Buyuda ziravuga ngo nta mpamvu yo kurwanya Abayuda twatewe. Senakeribu ngo avuze ikondera, ingabo zihindura icyerekezo. Ngo zihindura icyerekezo. Amasengesho ni intwaro buriya udashobora kugereranya n'ibiturika. Byo ntirisakuza ariko rirasenya. Avuze ikondera ngo du 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 du, ingabo zirebe inyuma dutahe twatewe tuje gutabara uyu muginga atera umwako. Niko bavuga iyo baturwangije bikabananira bango dutera umwako bwahe k'imbaraga ziri gupezanya. Ngo ingabo zisubira inyuma zigeze ku mupaka zisanga marayika yatambikije ibirenge. Ambariza umusirikare ngo niko natoka wapi? Uvuye? Ngo mvuye Buyuda. Gukora iki? Kurwanya Hezekiya. Umuzizi iki? Ntacyo. Nihuse rero ngo yahereye ku ngabo ya mbere ari guhotora. Ko yanditswe ari guhotora, asasigaza Senakeribu wenyine n'uwagiye kuba ari inkuru. Kandi agezeyo Imana iti nanagerayo azapfa. Hari imbaraga dukirana nazo. Perutse mu gihugu kimwe cyo hanze, ngezeyo niciye muri sale saa moya, ndabyibuka z'umugoroba. Umupasiteri turi kuganira arambwira ngo muyu mujyi harimo umurozi ucuruza uburozi bufatika. Atafite uburozi bwumisha umuntu gapfa wumye, burya buraharisha. Atagira uburozi bubyimbisha inda, ntega amatwi. Akagira uburozi butuma umusatsi ucurama, akagira uburozi bubyimbisha ibirenge. Icyanteye ubwoba kikantera ubwoba, atafite n'uburozi atanga bigatuma umugore n'umugabo bahora baryana. Ngiye kureba atoya ntavese, none ngiye kugura, ntaho ngiye kugura, ngiye kureba urwego rw'amasengesho dusenga uburyo akomeye. Atugiye nindagiye yagakomerekeza mbwira umumotari ninjana ahantu runaka, hari umucuruza guburoza ati ndatura anarasora, tanga TV yarasora, barasora. Umuntu usora ntago yihisha, ari umumotari ahancitse. Ndavuga ni nuko mbona hari abakire babiri bahagaze ku muryango mbuwa gatatu, ariko ngewe ndi kureba. Abantu mubyibushe mwashimira Imana kubwumisha buhari. Uragira singwa abantu baricaye mushumba, ntago twabicarana reka. Kandi mu ngeri zose barimo, ariko turashimira Imana. Nubwo yita make amasengesho, nubwo yita make, ariko sha akora ibintu bikomeye. Amasengesho, amasengesho. Ijambo ryarambwiye ngo ntabwo dusenga nk'uko Imana ishaka, ngo Umwuka Wera n'udusengera uko Imana ishaka. Icyo Imana ishaka ni ukuza hano gusa, presence yawe ukereka Imana ko waje gusenga. Wadidibuza wapfa kuvuga byarambwiye ngo n'amarenga ikiragira yumva. Ngiyo umaze gusenga no gukubita ya magambo atagira 12 ngo umwuka araza, niko ndasomye ngo akayafata amasengesho wasenze, ngo akayatondeka. Iri kwiye kujya mu mwanya wa mbere, ikajya imbere,
irikwiye kujya ku mwanya wa 10 ukajya ku mwanya wa 10, donc akayatondeka neza. Kandi bwo waje usengera ibintu nawe utazi ko turi impumyi, usengera ibintu by'impumyi. Mwami Yesu, pinze umujyi wa Kigali, uzantabara ryari? Kandi iri koneje imoti irakwica, kuko mo tutayibona ntuyisengere. Ngo ari ku mwuka ngo we araniha, kaniha. Ijambo kuniha ni gusengera ibyo utasengeye, akanabyingingira. Ngo iyo amaze kubitondeka, ijambo ryarambwiye ngo amasengesho ayatera parufe, ayatera umubavu. Ngo amasengesho wayasenze uri nta kigenda, wayasenze utifitiye icyizere, wayasenze wapfuye kuza. Ariko hano hari umwuka uratondeka amagambo wasenze, hari umwuka uratondeka amagambo wasenze. Icyo Imana igushakaho ni ukuza kuwa mbere, ni ukuza kuwa kane, ni ukuyiza imbere. Ubundi bindi witahira umwuka arakora akazi. Yamara kuyatondeka ayo magambo ngo akayazamukana, weho wasinziye sinabari uri muri ahubwo umwuka yagiye. Ngo amasengesho ngo ayanyuza mu nzabya. Mu nzabya ni uducuma tumeze ukuntu twa zahabu. Ngo umwuka akayanyuza hasi hano, ngo amasengesho agasohokera hano hejuru, ngo ameze nk'umubavu uhumura neza. Ngo ayo masengesho Imana irayasubiza. Kandi nakunze umwuka, ngo iyo amaze kuyazamura, ngo umwuka nawe ntamanuka, aricara ategereje ibisubizo byayo twasenze. Niba uyu munsi wasenze nturambirwe, umwuka yajyanye ibyifuzo, kandi agomba kumanukana ibisubizo. Waba uri hafi, waba uri kure, uyu mwuka akorera hose. Kumvaje ngo mwana wanje, cyagiye wasengaga narakumvise, ntawe urayibyirwa hano. Haleluya. Uyu mwuka na turamushimiye. Kandi akankubwira, Imana igomba gukora ikintu kiratuma abantu badashidikanya ku Mana dusenga. Donc ikagikora ku mugaragaro. Yakitubwiriye mu ibanga. Iyo kubwira umuntu ngo Imana yamwe ngo izampa inzu, izampa imodoka, byose ni ibiki? Nibiguhaye na perime, uravuga uti yatanze perime, ni imodoka iri inyuma, yakubwiye imodoka none uricaye. Amasezerano nayo afatirwa igihe cyo kuyasengera. Gweke buriya ibi mvuga nkunda kubwira abantu, nkabwira ngo isomo utatsinze ntukajya rivuga. Ibi bintu byaratugoye. Nigeze mara kabiri ntarya, mara iminsi 2 ntarya, nta n'igikoma. Atari muganga wanyandikiye kureka ibiryo. Ubu ntiyanabimbwira ngo mwemerere. Reka nigeze kuja kwivuza indwara imwe hano i Kanombe, muganga arambwira ngo ndi kure kubona, ngo turi kubona ngo inyama ngo z'imituku zitukura ngo urazireka. Ariko mugabo uzigiye maze ntarya uko tisi birandeba ko ndi kubona, ariko amakuru ndi kuyasoma ntindabirya tu. Kuki maze imyaka 8 mbonye ibiryo, mfite 48 ubu tuvugana, imyaka 40 n'ibibazo, ngo ndeke inyama nzazirya. Mari iminsi 2 nta biryo. Haza umuhanuzi wo mugoroba arahanura. Abahanuzi mufite ingorane, ariko Imana ibashigikira. Guhanura umuntu ngo Imana iraguha ibiryo ntumusigire 1000, ntago byemera. Mukeneye kashi zishigikira ubuhanuzi mwahanuye, mukeneye amafaranga.
guhanura umuntu waburenga Imana iravuze ngo izaguha ibiryo, ngo ibyo si n'ibiki. Hanura ko izamuha ibiryo umusigire ibyo bibiri by'agahunga no biragira imbaraga. Ibyo burya wapi ntawe bifata, arabyemera. Ariko iyo umuhaye na bitanu ya bitanu, hari umuhanzi twasenganye ntamuvuga izina, atuye kamwihorere, twarasenganye, ni umudamu, twarasenganaga muri icyo gihe twari dufite ibibazo by'inzara, agasenga agahanura. N'umuhanuzi mwiza cyane, ati Imana iravuze ngo iguhaye igitenge, agahanura ngo Imana iravuze ngo iguhaye ibiryo. Yamara guhanura dushoje amasengesho akajya mu mujyi wa Musanze, ibyo yahanuye byose akabigura, akavuga ngo warya Imana yakubwiye ngo iki, ngo yambwiye ngo irampe igitenge, akira gishohoje. Akabwira undi yavuze ngo iki, yambwiye ngo ndarya, akira umuceri. Twifuza gusengana n'uwo mumama, twifuza gusengana nawe, tugasengera n'impano ye ngo uwo munsi ikore, kuko ibyo yahanuraga nyuma y'amasaha 3 yabisohozaga. Kuki niba hari ibintu biryohera abanyamasengero, ni uguhanura ibitangaza ukagira purusa nkeya. Twifuza gusenga n'uwo mudamu, twatadahanuye tukaba twahombye, kugeza igihe amira abahanuzi bose arabamira. Ko niba uhanura ibiryo utaratanga ikiro cy'agahunga, undi agahanura ibiryo agasiga ikiro cy'agahunga, mubishire mu nyurabwenge mu byumba, wasengana nande? Haza umuhanuzi rero, twaraye tumaze kabiri tutarya, saa 12 kambabwire z'umugoroba. Ubundi umushonji aryama kare, byo murabizi, aryama kare. Arakomanga, turakingura, yinjira ari mu ndimi, avuga ngo Uwiteka aravuze ngo icyo gihe twe twabuze na 50 yo kugura buji, ndabyibuka, ducanye icyo bita ibipine by'imodokari, rya ipine bakuramo bodaboda nako rugabire, kagicana mu nzu kikamureka, gisohora umwotsi shaho, kunuka so wabyumva. Amatoilette yo mu cyaro murayazi, winjira amanuka uko ugenda utindamo, kugenda utinda mu matoilette yo mu giturage, muzi kwanuka ntabasakaye, wirwanaho mbega, winjira amanuka cyane, uko ugenda utindamo muri amasegonda 10 20 umwuka uramenyera. Kumbwira ngo byaranukaga, ibyo ntago bindeba. Amaze guhanura ngo Imana iravuze ngo ejo izaguha ibiryo, ngira ngo uko yeretswe agiye kubwira umudamu we agabanye kabiri ku byo bari burye atuzanire. Ngira madamu ntukinga urugi, baragaruka tu ko n'umuntu w'umugabo uhanuye, ariko se wafite iki? N'izina rye ndivuze mwakumva ntacyo afite, hari amazina mabi ntaryo mvuze. Bigeze saa 4 z'ijoro madamu ati ko atakije, ntubwo kinga nta kundi, arakinga araryama. Iyi Mana bukeye ibiryo turabibura tena. Ku ijoro rikurikiyeho rya gatatu ariko wa kabiri, abadamu mugira imbaraga tutaza ahantu zikomoka. Aba mama, umuntu witwa ko ari umugabo hano, n'uyitegura kuzaba umugabo, nantiza amashi, dukomera aba mama amashi. Mugira imbaraga zo kwihangana tutazi iyo muzikura, mugira imbaraga zikomeye. Uwo munsi tuyamivuga, uwo munsi umudamu yarabyutse ati ngiye muri nibature. Mureke ndi muri nibature, imbaraga uzikuyemwe.
mbona yambaye inkweto, mbona roze. Ugiye? Ati ngiye muri Nibature. Nose ariko menya hari ahantu unyikinga. Menya ahantu hari ukuntu bigenza ukanyikinga ukarya ntabiza. Ati nukuri nta kintu njya. Naho nizambaraga zo kwihangana Imana yabaremanye. Sha igihe cyarageze aje gukingura umuryango. Akinguye umuryango kambabwire numva avuze igiswahili asanzwe nakiza ariko ko yababagamo kera tarakizwa. Navuze igiswahili mbese aravuga mw'abadayimoni mwe turabirukanya mu izina rya Yesu. Acaha abazimu n'abadayimoni aracaha. Ntimadamu bigenze gusa ati baturoze. Si baturoze iki ati baturoze mw'abadayimoni mwe turabirukanye mu izina rya Yesu. Akubita imigeri hasi n'amashyira akubita. Tibigenze bati baturoze ariko. Tibaturoze iki ati baturoze amafaranga. Amaki ubwo burozi nta muntu ubushaka kano kanyara. Uburozi bw'amafaranga butanzwe na Kirisitu ntabwo mushaka. Ubwo ngubwo nta wabundutsa. Kambabwire niba hari ikintu nabonga idafite imbaraga ni umudayimoni w'inzara. Azi guhahaza kubita mu cicu ariko iyo yumvishe kashi numvishe amafaranga ni badavuze ngo iki ngo baturoze iki amafaranga numva yanzara ngashwe. Twebwe rero twebwe tugenda gutya twacitse amaguru. Ubuguru nta kuguru ngira. Kugira ngo tubyuka biratugora no kubanza kwikokinga ukuntu gatsindagira kambara ugakwikira ntabyo gukwikira nicyo gihe. Nafashe imbago ebyiri imwe kabiri ku muryango. Tubwo burozi buri hehe ariko iyo nsanga butarimo Nyagasani Imana we warakoze. Sanga kambabwire ubundi bambwire iyi Mana yacu irakora igatanga n'ibimenyetso. Iyi Mana mvuga ni yanjye nawe ufite iyawe. Ntushidikanye ku byibi ndaguha nomero ya telefone y'umuntu waje kuyashiramo. Uyu munsi wari nakora mu mujyi wa Kigali hano ni umuntu ukaze. Ye ndaguha nambaza ari hano umujyi wa Nyarugenge ari mu uyu mujyi duhuraga ariko rugosinga n'imodoka nkavuga ni tubiziranyeho ariko icyo gihe sinamusabye ni Imana yamucuritse. Ushobora gusaba mushumba haguye igihumbi ariko umwuka yamwatatse ave ongera amazerane. Ibi ni bikima murimo buriya mureka dusabe Imana. Haleluya. Mureka tuyisabe tuyinginge tuyisabe. None usaba umuntu azaguha igihumbi niba ucajya kubivuga. Uwo mugabo ko ndi kumva ndamuvuga Mana wamfasha simuvuge. Ko ndi kumva ndamuvuga datwe mwihangane naturutse kure. Sha ngo yari yicaye mu biro reka bari wemperaho yicaye mu biro deje ngo ngiye maze kabiri ntarya ariko Imana iziko erega igitarasubiza iragiye ibiri ku kazi iri ku kazi. Ayo usenga ashobora gukenyuruza. Ayo usenga yatuma Imana irema. Yicaye mu biro bye ubuhamya niwe bunyibwiriye. Twahuye muri Musanze Mane mfasha simbivuge. Duhuriye Musanze namubwira ariko nyakubaho kutakinsura arambwira ati sinzagaruka iwawe
nzi kubera iki tushobora kuba uri umurozi njyewe numva ahubwo ngize ikibazo ngize ubukene ngize no kunje dose y'uburozi arambwira ngo nigeze nzi wawe rimwe nijoro amafaranga y'abana banjye ndahahira abana Imana usenga irambwira ngo ninyeshiri wawe ntibyagenze gute ari kwandika za convocation uti mwamwumvise se ubwo cyabandikishaga za mashini z'urutoki kutimbaguza ntago ari mashini yo gwe urakoze ari gutapa convocation yumvijwe rimubwira ngo rekeraho kwandika ngo ye ijwi rimubwira ngo rekeraho kwandika ngo utume ku mwana wanjye imvuga izina ako kantu karanyubatse Imana izi izina ryanjye ubwo nta bugingo burimo sha nta bugingo burimo iravuga ngo jya kwa Musabye Imana Inosa yombi irayavuga izi ubwenge yambwira ngo kandi ngo icyo ndakubwira ndakikubwira ugezeyo kabiri ngo kandi ngo ntugende na moto yakunda kugenda na moto itukura ajesa yagendaga na moto y'akazi uwo munsi ngende ngo ndaryamye ntacyo nzi kumva Imana iri ku kazi nubu iri ku kazi nubu Mana nzagukunda nawe urabizi ariko tubiziranyeho Mana yangize umugabo ageze mu mbuga ijoro mubwira ngo ntubasuhuze ibi mvuga niyo binyibwiriye ugira amatsi wumva atari ibyo unyegere ngo uhamagarire wabi tuje no kumureba kubundi mu mwanya wanje ntago nta nzara ngifite ntagenda ntabivuze nta nzara ngifite ariko ndacyakeneye Imana ariko ikibiryo cyarakemutse ariko ndacyakeneye iki Imana utabyumva ukundi iramubwira ngo ntukomange ku muryango ahubwo ibyo ufite byose bishire munsi y'urugi usubire ku kazi ibyo ufite imifuka yabo rero hanira nabirangije hanira hano kumbi yari yavuye muri banke uwo munsi iyi Mana niyo izi n'igihe bahemberwa mwebwe nimuyegere gusa umwuka wera ari ku kazi kwiki ngo ntaburaye ngo mpiye igihumbi azakiguhunda kuvuge bwira Imana ngo ntaburaye Mana nabwiriwe Mana shawe ubwo amaze gushira amarangije aje ku kazi arataha mu gitondo mu mugora byuke asanga ibintu biri ku munsi y'urugi acaha abadayimoni yirukana imyuka mibi arakandagira arananiza arasunika arambwira ati baturozi cyata amafaranga ndakubyukira ndi imbere y'Imana nsanga amafaranga arashashe munsi y'urugi ngira ngo ndikorota ntigirayo yigirayo atava baturoze ntibaragushutse ejo bundi Imana yavuze ngo tuzarye osira ngo irazaza yikoreye umuceri dore umuceri ngo utajya kuwigurira nasenze amasengesho make kuko iyo byaciyemo nta kwigura ibi musengera abantu ukamucuguza harimo kwirwanaho iyo wuzuye imbaraga urategeka Ngira madamu nikashimira Imana iduhaye ibiryo ndagushimiye Mwami Yesu ejo waravuze ngo turarya none turariye kandi uko ndi gusenga ndi kumanuka gake mbandayoye mushunda mukubwira wowe ndabyemeye ndabikubunda mukubwira ari mu mujyi wa Kigali ntihakora kandi ntago yoroshe Tija guhaha amadati ububurozi twakindara Yesu abagore n'abana beza nibundi shani hari saa 11 ndabyibuka mfata amafaranga njya guhaha
ndamanuka njya kubyihahe, nari nshonje sha. Ngere ku muhanda mbona umudamu yaje yankurikiye. Turazamuka ku muhanda tukaza kuri botiki imwe y'umudamu umwe wari wakinguye kare. Mbere yo kubaza ibintu byose mpaka oranje. Oranje ya saa 11:15. Paka oranje mada. Araka niba hari ikintu kiryoha mushumba. Ni ikintu hawe n'Imana kitarimo inshuro kandi ukakibona wari ugikeneye kandi nta nyungu uzatanga yaco kandi nta n'uzakuvamo. Nanyweye ka oranje numva ntuzumubene dukeneye ko Imana idukorera ikintu kiratuma bemera. Haleluya. Bwarakeye Imana irambwira ngo kuva uyu munsi kandi inzara ndayirukanye. Bwarakeye haza umuhanuzi, we ni hano i Kigali bamubonaga kuri YouTube, si ubundi wamuvuga ko yavuze ibintu byiza. Yitwa Ntambabazi. Yaransuye asanga ndi mu kazu kameze ukuntu, aryamye dore ko ari muremure, aryamye agonga igikuta. Arabizi simuvuze se, aryarambuye amaguru agonga igikuta kubera ko akumba kari gato. Arangije sasa umva yarayatanariye, ndabyibuka twe twari ibivuzo. Umudamu ateze mu ibivuzo mushumba takure wose waza nkabigo. Abantu baransuraga bakitwaza yo barahaha nta mikino. Shumba araza icyo gihe yari mwarimu wiga koma Gikongoro. Sasa umva yarayatariye. Ubwo ngewe nari ibivuzo n'umugore arya ibivuzo tubiziranyeho, ati tumujyanira ntibarakwepera toka ntimureka burare. Ariko kusuka umwimi ibiryo hari ibyo utakora. Araratari arahari, uzamubaze mushumba aratari bigeze nijoro saa 7 numva yabyutse. Numva yabyutse saa 7 z'ijoro, nta munyenza rusinzira uzabaza. Abari maso saa 7 numva yakinguye urugi, numva ari gusenga, atangira asenga mu Kinyarwanda kirabura, ajya mu rurimi rw'umwuka araruvuga, numva arahagurutse aja mu masafuriya. Ari kuvuga indimi, afata ubusafuriya twatekeragamo, atumva wasafuriya we, umva uko Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo kuva uyu mwanya ajyamo umuceri, ajyamo agahunga, ajyamo amashaza, ajyamo inyama, ifiriti, makaroni. Niko Imana ivuze wasafuriya we. Ndavuge ntibahuri, arahanura isafuriya ntabwo mbari. Asanga igikombe cyabaga, igikombe kidaheruka n'igikoma, aragifata cya plastike cy'ubururu. Atuva wa gikombe na Imana iravuze kuva uyu mwanya iravuze ngo jyamwe amata y'inshushu, jyamwe igikoma cya sosoma. Ntambabazi Imana imuha umugisha, ni umunyamugi. Ubundi umuntu ahanura bijyanye n'aho atuye. Ahanura ibintu bijyanye n'aho atuye n'aho yageze, burya ntawamurenganya. Ahanura ibintu bikomeye. Arangije asohoka mu nzu, azenguruka ku kazu nari mfite kari gato cyane, amafoto yo yakunda gafite. Yagera ku nguni y'inzu ngo wakazuwe, Imana iravuze ngo vaho mu izina rya Yesu. Akazenguruka inshuro 7. Nanjye ndyamye, Imana iri ku kazi. Ibi ni ibiki ariko nge mba narasenze ariko twe n'ugusenga ubundi Imana ibyo udashoboye Imana ikabikora, kayibikora itambwiye ariko ndi kuyibwira. Nibikora ntizambwira, izabinyereka gusa kubisohoye. Buke yarambye ati haguruka. Ndahaguruka. Baragira igitsure nawe ati andika ibyo Imana ivuze. Mfata ikaramu n'urupapuro. Ati Imana iravuze iti, Imana iravuze iti, ndabyandika.
ati ikindi kigihe n'ikindi kigihe iravuze ngo izaba yaguhaye inzu n'ibiryo ntoya iyo hari igihe umuntu atindayo bigatuma atabasha no kwemera ibyo areba kubera impamvu ngiye gusogerezaho ndubabwire. Abarambwiye andika se, mbona ararakaye, mbona ashaka nko kurambura urusha, wandika se ku mutima ugiye kunkubitira n'iwanje, wandika se. Ubwo naranditse, Imana iravuze ndi kindi iki gihe izaba yampaye ibiryo, yampaye n'inzu. Ati shiraho akadomo, ngashiraho, turataha. Tariki 30 z'ukwa kane 2008. Tariki 30 z'ukwa kabiri njya kubwiriza ahantu bita Kigasa, abahazi ku Byangabo, hara muri hari hafi ya Izayi Busogo. Maze kubwiriza umurundi ansohokaho, umurundi none engineer. Maze kubwiriza ati Mutama, ati naryohewe nyine, kuryoherwa nibigize mukagira Imana. Ati naryohewe ibigize, none nzi Kirundi, naryohewe naho kumbi yafashijwe. Ati naryohewe nyine, ati nyereke wanyu, ati gwanyu ni hweye. Gwacu numva ntari kuntesha igihe ni anyihambira baje kunyakira antegereza hanze. Ati naryohewe Mutama, Mutama naryohewe nyine, nose waryohe mbigenze nte. Ati naryohewe nyine, ati nyereke wanyu, ati mpanema ya telefone ndayimuha. Ndeze imodoka arambwira ngo ariko si uranyemera kugusura ntuzaze n'abandi bose baraza. Ageze iwanye muri kakazo abarambwiye ngo nta kibanza ufite, ndagifite. Atija kukinyereka, mbona zanya arapima, none engineer arapima. Imana yitwa Barampema Gasipari, atuye mu ntara ya Gitega, komine Mutaho. Kukibona agiyeyo yavuye amaze wanje amezi 6 inzu yuzuye, ariyo ndi mu munsi wa none. Hari ikosa nakoze mu gusenga ndi kugira ngo ndikubuze dusenge. Hari ikosa nakoze mu gusaba ndi gusenga, n'uyu munsi ndi kuryicuza, ariko ntacu. Twagiye gusenga Imana hamwe ijoro rimwe, Imana irambwira ngo twese twa turi 7, iravuga ngo buri wese nasaba icyo ashaka ndakimuha. Turi 7 twa turi ahantu nyine kwaje. Kumbi tugira ngo nibyo abahanuzi basanzwe bahanura mu yumbe. Kumbi Imana yaje ihera ku wa mbere. Urifuza nguhike bose mbaza amazina ngo mwami ndifuza yuko wamakazi yakoreraga Inyanza, ari muganga Inyanza, ndifuza ko wamakazi i Kigali. Wowe umuhanuzi ati kwa kundi muhanura ngene urabizi. Ngewe ndi umucuruzi akuramo passport. Abacuruzi mufite ubwenge, akuramo passport. Abacuruzi bafite ubwenge, ashobora kuba yatarize nta ade afite, ariko ari dogiteri shaho. Akuramo passport yishira mu condo ngo iramike hasi, nanjye mbana baye maso ngura n'ikote ryanje ntukashire passport mu condo mpare. Gusase angezeho nsaba Imana inzu y'amabati 40. Nicyo nshaka kubabuza kandi asoje naho nshaka gusogereza. Igihe waje imbere y'Imana ntugasaba Imana ibingana nawe, uzasaba Imana ibingana n'ubumana bwayo. Nushaka usaba umugi, Imana irenze umugi. Ariko nangwa nanjye, ariko tugeze ku mugore, Imana iti iravuze ngo iraguha iki. Naho umugore ati ngiye naho yampa London nayishima. London abamama mumfashe, London icyo gihe igitenge igipande kimwe cyaguraga 900 y'amanyarwanda. Asaba London ubwo ni 10 nangahe
na 800 ngo ngizanyihe London nayishima. Ibaze London dongo kandi iyo bari kubyina hano nuvuga ngo umudiho we ungana na London. Amasengesho asenga angana na London. Iminsi yirije ubusa yose atajya atanywa ari mu masengesho mu rwego rwa London. Birakomeza kangubwire undi wa kane nsozerezaho ndavuga bose aravuga ngo ngewe hari inzira ntanyuragamo kubera ko muntu muri mideni nabuze ubwishu. Angahe 130,000 ibihumbi 130 by'abanyarwanda bimubuza guca mu muhanda kajya anyura mu gisibanzira. Bose baravuga nanyewe amasengesho wowe ufite ideni ntabwo ndagusengera. Pfukama arapfukama. Uyu muntu ujaga kurangura yavuze ngo ashaka kujya mu Bushinwa yaranguraga Kampala icyo gihe. Ushaka kujya kurangura mu Bushinwa nakwishura. Muje musengesha n'ubwenge. Naramwaje ngo ushaka kujya kurangurira mu Bushinwa koko ati ndabishaka rwose ishurira ideni. Kwa turi aho ngaho mu ndaki ishurira ideni. Atanyira koje niba ushaka kujya mu Bushinwa ishurira ideni. Ati mfite 50 ayashiraho. Nundi tumukwa fundraising abona 150. Amaze kubiboretse ndashoje amaze kuyabona. Hari impano yari yarasinziriye. Akubita umutwe hejuru azana ubuhanuzi buryoshye. Haleluya. Ndamenyesha ko usibye wenda ko mfite inzirenze imwe ariko iyo ndi mu uyu munsi wa none irama bati 40. Uzaza unsuruzana yabare ni 40. Nuko mfite irenze imwe ariko iyo ntuyemo ni 40. Nshatse kuvuga ngo igihe waje imbere y'Imana uramenye ntukisondeke. Gusa rero London uwa London umuntu umunyamwuka yakuye 6 umufuka izayibire 3 ati akira ntabwo Imana iraza gusohoza London impari. Hari abantu bahagarara Imana mwisi ntabwo Imana iraza gusohoza London 2,000 ngewe mbari fata London 3. Umuntu yifuze ibyo kurya ubifite mwakije ijambo ry'Imana. Gusenga ni ibintu bitatu: ni ubwenge, ni ubuhanga, ni umwuka, ni ubushobozi. Urakoresha icyo ufite. Ati fata London 3. Iyi Mana nkorera ndi gusenga izave mu ijuru yikoreye London 1900 ndi umuntu w'umugabo yahaye umugisha. Aravuga ngo Mana ntuze kurisohoza ndahakubereye. London 3 arazimu. Nanjye uko nabonye iyo nzu yamubati 40 nzabibabwira ngarutse. Yanyuze mu bintu bikomeye. Ntago Imana yavuze ngo umunyabute azakena, umunyamurava azakira. Niryo jambo nasomye muka yari impaye ndigenderamo ndayubaka. Umbaza icyo nakoze nzakikubwira ngarutse. Wana bayo munyunzi naracitse akaguru benebe kimamurimo izatanga umugisha inyuze mu mirimo y'amaboko. Ibitangaza ni igitunguro, ibitangaza ni ibitangaza nyine. Ushobora kugitegereza ugasaza ntacyo ubonye. Musenga ariko munakore benebiki nushaka uzunguza ibimene by'inyanya. Nabaye munyunzi nanyunze nacitse akaguru ndanyunga ndapakira isukari ku igare. Uko nanyunze ndayabwira ngarutse ku munsi ngakora mu 3 ku munsi ngakora amatura 3 kilometero 60 ndabikora ku munsi 60 ntakaguru ngira. Ubu ndi mu nzi Imana yanyubakiye ariko inyuze muri nje. Haleluya. Icyo yakoze yanyoreje umufundi urayubaka akava mu rugo yuzuye. Nta kintu namuhaye yamaze kuyubaka arataha. Niba ushaka Imana gusoza ibitangaza yakubwiye gira icyo usoza cya mugenzi wawe cyamunaniye.
imitwe yanyu, iyi mitwe muba murimo kwamanya ngo ntabara ngo njye gira umutabara uruta. N'ibiki muba murimo muri gushushanya Imana. Gira utabara uruta, kuko hano buri wese afite uwaruta. Nanjye hano wari wonde utubungu ni ukuri kw'Imana. Ngaho rero gira utabara uruta. Imana ireko itarakora. Ndarangije. Imana ibaha umugisha. Muhaguruke dusenge. Gira utabara muturanye uruta. Ntago wakwishingira ibibazo bye byose, ariko mwicura umunsi umwe. Umunsi umwe wice. Ubwira Imana ngo Mana iri joro naryishe kwa runaka, nanjye umwaka wunyicire. Ibi n'ibiki wa murimo. Uruguhasenga umaze guhaga umuceri, undi n'ibimene by'inyanya yabibuze, uti Mana nkora igitangaza. Mwasangira iryo joro rimwe, ejo akazirwariza. Mushumba wanyuze ko nkubaha, bino natudusengera. Musenge Imana muyisabe ibintu biri mu rwego rw'ubumana. Ngo London, nta soni London. London igi 900. Uzasaba London mushumba, uzamuhugura. Imana iguhumugisha. Byo gusengera nzi uri umunyamuka ndabizi, byo gusengera wabyumvise. Igihe muje imbere y'Imana muje muraza gusenga, musabe ibintu biri mu rwego rw'Imana. Kandi mushaka gukora igitangaza, gikorera uruta. Imana ikora ibyo igomba gukora mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo impamvu musaba nimuhabwe nuko mwasabye gute. Turambura ibiganza tuvuge ngo Imana itubabarire gusaba nabi. Mwature cyane. Ongera kandi. Imana itubabarire gusaba nabi. Burya nicyo twazize. Nicyo twazize. Mbere yo gusenga ndabizi mwasenze, turakomeza dusenge. Ariko kugira ngo Imana ikore nawe hari ikigusaba gukora, nuko ugomba kuba ufite umutima utunganye. Aho ngaho rero irahaba. Mana ishobora byose turagushimiye, uratugendereye kuri uyu munsi, uvuganye n'abantu bawe ibintu bikomeye. Twongeye kumenya neza ko ufite imbaraga nyinshi. Muri uyu mwanya tubanjije gusaba imbabazi, twasabye nabi, nicyo twazize. Aba bagabo bose basabye nabi, bababarire. Aba babyeyi basabye nabi, bababarire. Abakobwa basabye nabi, abasore basabye nabi, tubabarire. Kandi twasabye mu mwanya utari uwo gusaba, twari dukwiriye kubanza guca bugufiya. Niyo mpamvu muri uyu mwanya twongeye guca bugufiya. Ururuka buri wese, umwezi umutunganye, igicumuro cy'ugikureho. Tubabarire ibyaha byacu byose. Hari ibyo abantu bavuze, hari ibyo bakoze, hari ibyo bagambiriye, hari ibyo batekereje. Imbaraga zawe nizize muri iri teraniro, imbabazi zawe ziboneka kuri buri wese wemeye kuba igikoresho cy'abakaza mu nzu yawe. Numara kutweza no kudutunganya, uri bubashe kumva ibyo dusaba, kandi ibyo turi buze gusaba uraza kubiduha. Turagushimiye ko tubabariye, turagushimiye ko dutunganyije, turagushimiye ko duhinduye icyerekezo, turagushimiye kuraha, turagushimiye kuri mu kazi, turagushimiye ko gakomeje. Tugukomeye mu mashyi, indwara urazikijije, tugukomeye mu mashyi, imyenda urayishyuye, tugukomeye mu mashyi, intambara urazirwanye, tugukomeye mu mashyi kandi urazinesheje, tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi bakuvugirije impundu kubera ko userutse neza, userutse ukora, userutse usobanura ibidasobanutse. Turagushimiye muri iri teraniro yuko ukoze imirimo n'ibitangaza. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Gusenga
Haleluya. Yesu nashimwe. Ndashima Imana iyo ibana natwe kandi buri munsi. Nongeye gushima Imana ko iyo ubuzima busa n'uburangiye yoyo ibihari kugira ngo bongere butangire. Kandi ndashima Imana ko ikiganza cya Yesu na n'ubu kiri mu kazi. Haleluya. Kandi ndashima Imana yo yongera igasubiza umuntu kuri gahunda kamuha kandi gasayizi nagaruko byari bimeze. Haleluya. Imana yarahabaye. Amen. Hallelujah. Wasezeranyije umugisha unkura mu menyo y'ababisha unshyira kure y'ibiturushya umpindura icyaremwe gishya wankuye mu businzi nari narabaye akazizi nirirwa niruka ku by'isi shagawe n'amabiri waraje ukora kuri switch ndabonekerwa maze ndagusanga umaze mbona ubwo buranga umutima wanjye urankomanga waraje openinga eyes hindura pesi maze birandenga zagukorera kuko nareruye wasezeranyije umugisha unkura mu menyo y'ababisha ushyira kure y'ibiturushya umpindura icyaremwe gishya wankuye mu businzi nari narabaye akazizi nirirwa niruka ku by'isi shagawe n'amabiri waraje ushyigura ndabonekerwa maze ndagusanga maze mbona ubwo buranga mutima wanjye urankomanga waraje openinga eyes uhindura pesi maze birandenga nzagukorera kuko njyewe nareruye. Haleluya. Njye nareruye mu gukorera nasanze nta yindi nzira nanyuramo. Haleluya. Nasoni mfite zo kuvuga uye mu mwanda nari mubi ariko nanjye ntegereje impano mana ubwo uzaza gutwara abawe nanjye uzasanga nareruye nzagukorera kuko njyewe nareruye. Nasoni mfite zo kuvuga ko wankuye mu mwanda nari mubi ariko nanjye ntegereje impanda mana ubwo uzaza gutwara abawe nanjye uzasanga nareruye nzagukorera kuko njyewe nareruye. Njye nabaye nkakuru wumvise amagambo meza y'Imana nzakuringaniza ahataringaniye mpagire fresh ubu ngenda nta stress nta kibazo cy'uko ntafite cash nubwo wanyitaga shisho amaherezo nzagenda kwifarashi abaye nkakuru wagwiwe amagambo meza n'Imana te nzakuringaniza ahataringaniye mpagire fresh ubu ngenda nta stress nta kibazo cy'uko ntafite cash ubwo wanyitaga shasha amaherezo nzagenda kwifarashi. Na sorry mfite zo kuvuga ko wankuye mu mwanda nari mubi ariko nanjye ntegereje impanda mana ubwo uzaza gutwara abawe nanjye uzasanga nareruye nzagukorera kuko nareruye. Na sorry mfite zo kuvuga ko wankuye mu mwanda nari mubi ariko nanjye ntegereje impanda mana
ubwo uzaza gutwara abawe nanjye uzasanga nareruye nzagukorera kuko nareruye. Yesu ashimwe. Jaden bless yareruye. Ngirira mugenzi wawe ngo mubwire ngo nawe rura. Tuvuge ngo amen. Yeruye kuyikorera. Nawe erura ufatireho. Mu izina ryande duhe Imana icyubahiro. Tuyikomera amashyi. Tuyikomera amashyi duhagurutse. Duhagurutse tugiye kumva ijambo ry'Imana. Duhagurutse. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Twongere cyane haleluya. Ko ndi kubona hari abantu batarahaguruka di ubanza batananyumvise. Duhaguruke turambure ibiganza tugire gutya. Tubizunguze cyane. Ndashaka kumva impundu z'ababyeyi. Ndashaka kumva impundu z'ababyeyi. Muri aya materaniro abantu baje gusenga, ababyeyi baje gusenga, abakobwa baje gusenga, abagabo baje gusenga. Muvuze izo mpundu. Jesole satope tawisandopa. Tuzamure haleluya z'umufururizo eshatu. Pela senekota pendi winisas. Tuyikomera amashyi menshi cyane yo mu kirere. Ababyeyi bongere bayivugiriza impundu.